الدرس الثالث الحروف المقطعة Isomo rya gatatu inyuguti z'ibice alif lam mim alif lam mim ubwo buryo bubiri dushobora kubukoresha igihe turi kwigisha nkuko tubigaragaje kuri iki kibaho alif twayanditse ukwayo lam twayanditse ukwayo mim twayanditse ukwayo kugira ngo wowe uri gukurikira isomo cyangwa se umwana uri kwiga abashe kumenya ngo iyi alif iri ukwayo iyi lam iri ukwayo mim iri ukwayo noneho kuzihuza birabyara alif lam mim hamwe nuko tutirengagije ko izi maqatta'a hagati yazo harimo amategeko nago twirengagije idgham nago twirengagije ikhfa'u nago twirengagije izharu shafawi nago twirengagije buri kantu kose karimo ahanga nago twiye tukirengagiza ahubwo ikiriho nuko tubasha kwigisha umwana akabasha kumenya uburyo ateranya izi maqatta'a alif lam mim nyeshora shaka alif lam mim tugiye gusobanura izi maqatta'a insha Allah wa ta'ala tuzongera kuzisobanura twararangije igitabo kugira ngo umuntu arebe ni gute cyangwa se nicyo akwiriye kwibahiriza muri izi maqatta'a alif lam mim sad maqatta'a ya kabiri nkuko mubibona yanditse ku kibaho naho twagiye tugaragaza alif lam mim ndetse na sad alif lam ra ubwo buryo twabusomamo mwana yabusomamo cyangwa se umunyeshuri alif lam ra ubwo n'uburyo bwa kabiri na ikintu cyambe tugomba gusobanukirwa nago twirengagije ko hagati y'umuqatta'a harimo izharu shafawi nago twabyirengagije ahubwo icyo turiho no kugira ngo umuntu uri gutangirira ijuzu ni gute dushobora kumwereka kuryiga bimworoheye tutamuruhije kandi ibi byose akabisobanukirwa igihe tumukoresha muraja'a tuba dukwiriye kumusomesha noneho twubahiriza maqatta'a kubera ko yarangije isomo rya 9 yarangije isomo rya 15 ayo masomo niho dusangamo ahkamul mad isomo rya 9 dusangamo mad muttasil mad munfasil dusangamo mad zigiye zitandukanye mu isomo rya 15 tugasangamo mad arid lisukun mad lazim ibi rero iyo mwana tumaze kumwigisha izo mad akazirangiza icyo gihe nibwo ari gukora muraja'a dushobora noneho kugira gute kuba twamusubiza tukamusomesha muri ubu buryo nyene bw'aya mategeko igihe umwana bimuvuna ariko iyo umwana abibashije turabimusomesha iki kintu tugisobanukira iyo umwana abibashije turabimusomesha cyangwa se umunyeshuri abibashije turabimusomesha ariko iyo atabibashije ntago umwana umutinze kuri iri somo ngo kubera ko atigeze asoma yubahirize ahkamul mad hoya aho ngaho waba wibeshye waba wagize uruhari rutuma umwana atinda kuri iri somo kandi bitagakwiye kuba ngombwa ko ari risomo icyangombwa nuko kuri iri somo nuko umwana abasha kumenya ko yari kaf yari ha yari ya ari ayn ari sad alif lam mim ra كاف ها يا عين صاد طه tubisobanukirwe umwana ashobora gusoma kaf ha ya ayn sad gusa طه طا سين ميم yabisoma gutyo طا سين ميم
طاسين ياسين شو أقول سما ياسين طاسين قصة صاد حميم حميم عين سين قاف mwana ashobora gusoma ayin sin qaf ibyo birahagije ku mwana cyangwa se kuri gusoma uri kwiga ahkam zikubiye muri iri somo rya gatatu tukabimwereka nyuma qaf mwana ashobora kuvuga qaf ibyo birahagije nun mwana ashobora kuvuga nun birahagije naam barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wallahu a'lam والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.